Mu mateka ya Afurika hari amazina atavugwa gusa ahubwo yumvikanisha urusaku rw'impinduka. Izina Kwame Nkrumah ni rimwe muri ayo mazina. Yari umuntu wavutse mu buzima bworoheje ariko arakura abumwe mu bayobozi b'amateka ndetse bahinduye umugabane wa Afurika. Kwame Nkrumah yavukiye kwa Darfur muri Gold Coast mu cyaje kwitwa Ghana. Yavutse ku itariki 21 Nzeri 1909. Yavukiye mu muryango usanzwe utarigeze ugira andi mahirwe yihariye, ariko kuva akiri muto yagaragaje ubushake bwo kwiga no kumenya isi imukikije. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye muri Ghana, nyuma yaho aza gufata icyemezo gikomeye cyo kujya kwiga muri Amerika. Aha hari mu 1935. Muri Amerika niho ubuzima bwe bwahindukiye. Yize muri Lincoln University ndetse aza no kujya muri University ya Pennsylvania, ariko icyamuhinduye kurushaho si amasomo gusa ahubwo n'ibitekerezo yakuye muri iyo university. Yize muri Amerika iby'ubucakara ndetse n'abakoloni, akarengane kagiriwe abirabura ku isi. Yabashije kumenyana n'abandi baharaniraga ubwigenge ndetse uburenganzira bw'abirabura, maze atangira kwizera ko Afurika idashobora gutera imbere itabanje kwigobotora ubukoloni no kwishyira hamwe. Yavuye muri Amerika ajya mu Bwongereza akomeza ibikorwa bya politike bijyanye na Pan-Africanism, igitekerezo cy'uko abanyafurika bose bagomba kwigenga ndetse bakaba umuntu umwe, bakagira Afurika imwe kandi ishyize hamwe. Amaze kumenya neza ko intego y'ubuzima bwe ari uguhindura amateka ya Afurika. Mu mwaka wa 1947 Kwame Nkrumah yagarutse mu gihugu cye. Gold Coast yari ikiri mu maboko y'Abongereza. Yatangiye gukorana n'ishyaka ry'abaharanira ubwigenge, ariko bidatinze yaziri gushinga ishyaka rye, ishyaka ryitwa Conventional People's Party CPP mu mwaka wa 1949. Hari hashize imyaka 2 gusa. Intego ye yari isobanutse rwose, self governing now, ubwigenge nonaha atarejo. Yayoboye imyigaragambyo n'ibikorwa by'amahoro byo gusaba ubwigenge. Abakoloni baramufunze bamushyira muri gereza, ariko gufungwa kwe ntikwahagaritse urugamba rwe. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ikaza mu kiganiro. Ahubwo kwararukajije. Mu matora yo mu 1951 abaturage bamutoye ari muri gereza. Biratangaje rwose. Ibyo byabaye nk'ikimenyetso cy'uko yari amaze kubijwi ry'abaturage. Abaturage kandi bamwiyumvagamo. Ku wa 6 Werurwe 1957 amateka yarahindutse, maze Gold Coast ibona ubwigenge, ihinduka igihugu cya Ghana. Igihugu cya mbere cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyari kigobotoye ingoyi y'abakoloni. Uwo munsi Kwame Nkrumah yavugiye ijambo rikomeye imbere y'abaturage ati, ubwigenge bwa Ghana ntacyo bwaba bumaze niba butajyanye n'ubwigenge bwa Afurika yose. Aya magambo ntiyari amagambo gusa, ahubwo yari ni igitekerezo ndetse kirimo icyerekezo. Kwame Nkrumah ntiyareberaga Ghana gusa nk'igihugu kigomba kwigenga cyonyine, ahubwo yarebaga nk'intangiriro y'ubwigenge bwa Afurika yose. Mu 1960 Ghana yabaye repubulika, maze Kwame Nkrumah aba perezida wa mbere w'iki gihugu ndetse aba ari nawe perezida wa repubulika wabaye wa mbere muri Afurika yose. Yatangije imishinga minini yo kubaka igihugu, inganda za leta, amashuri, imihanda ndetse n'umushinga munini wo kubaka urugomero rw'amashanyarazi Kasombo Dam. Yashakaga ko Ghana iba urugero rw'iterambere muri Afurika. Ku rwego rw'umugabane yabaye umwe mu bashinze Organization of African Unity mu 1963, umuryango waje kuvamo African Union. Inzozi ze ntizari kubona Afurika imeze gutyo gusa, ahubwo yari afite na gahunda yo gutuma Afurika igira isoko rimwe, igisirikare kimwe, ijwi rimwe ku rwego mpuzamahanga. Ariko inzozi ze uko zabaga nini, ni nako ibibazo byagendaga byiyongera ndetse n'imishinga minini yagendaga isaba amafaranga menshi. Ibi byatumye rero ubukungu bwa Ghana busubira hasi, maze batangira kujya mu madeni. Ubukungu bwa Ghana bwari bushingiye ku bucuruzi bwa kakao, kandi ibiciro byatangiye kugenda bigabanuka ku isoko mpuzamahanga bitewe n'uko yari atangiye kujya koma abazungu mu nkokora. Igihugu cye cyatangiye kujya mu madeni atandukanye. Ikindi kandi Kwame Nkrumah yatangiye gukoresha uburyo bukomeye mu butegetsi. Yahinduye Ghana igihugu cy'ishyaka rimwe, aheza abatavugaga rumwe nawe. Abamushyigikiraga babonaga ko ari ngombwa kugira ngo igihugu cye gikomeze uwo mujyo, abamurwanyaga babibonaga nk'igitugu. Mwaka wa 1966 igihe Kwame Nkrumah yari mu ruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa, abasirikare bamuhiritse ku butegetsi. Ubutegetsi bwe burangira atabimenye. Yabaye impunzi ajya muri Guinea, aho yakiriwe nk'intwari ya Afurika. Yapfuye kuwa 27 Mata 1972 kure y'igihugu cye. Nyuma umurambo we waje kugarurwa muri Ghana, maze ushyingurwa mu cyubahiro gikomeye. Uyu munsi urwibutso rwe ruri i Ankara, aho rwibutsa abanyagana, abanyafurika bose amateka y'umugabo wari ufite inzozi zikomeye. Iyo dusesenguye ubuzima bwa Kwame Nkrumah tubona ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere nuko icyerekezo cye cyari cy'umuyobozi w'ikirenga. Kuba
ikirenga gusa kuko yanarebaga kure, yizeraga ko Afurika ishobora kuba imbaraga zikomeye ku isi. Icya kabiri nuko isomo ry'inzozi nini risaba igenamigambi rikomeye n'ubwisanzure bwa politike burambye. Nengaga ko yayoboye mu buryo bukomeye cyane, abandi bakamushima nk'umubyeyi w'ubwigenge bwa Afurika, ariko nta washobora guhakana ko yahinduye amateka. Yatangije umurongo w'ubwigenge wakurikiwe n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika mu kwigobotora ingoyi y'ubukoloni. Uyu munsi igihe tuvuga ku bumwe bwa Afurika, ubufatanye bw'ibihugu byacu n'icyifuzo cyo kwigira, dusanga tugarutse ku nzozi za Kwame Nkrumah, nubwo atabashije kubona Afurika imwe nk'uko yabirotaga, ko umugambi we uracyariho na n'ubu. Ibitekerezo yari afite biracyari mu banyafurika benshi kugeza igihe inzozi ze zizagerwaho. Nkrumah ntiyari umuyobozi wa Ghana gusa, ahubwo yari umunyapolitike w'umugabane w'umunyamateka. Mu cyerekezo cye yatwigishije ko abanyafurika bashobora kwiyubakira ejo hazaza igihe bafite icyerekezo, ubumwe, ubutwari bwo gutekereza kure. Ibyo nibyo bituma izina rye rikomeza kuvugwa, si izina gusa ry'umuntu wigeze kuba umuyobozi ndetse n'intwari ya Afurika.